buhamya bwa Batesi Beatrice wari ufite imyaka 13 ubwo Jenoside yabaga mu 1994, asobanura inzira y'umusaraba we n'umubyeyi we ndetse n'umuvandimwe we banyuzemo. Batesi Beatrice mu buhamya bwe akomeza avuga ko iminsi we atazibagirwa ari ijoro ryo ku Cyumweru aribwo yatangiye kumva abari abaturanyi babo bicwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange Murekezi Claude mu butumwa yatanze yibukije ko twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi nyamara hakiri abayikoze bakidegembya hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ingengabitekerezo, imyitwarire idakwiriye itandukanye Abanyarwanda ni umunsi wo kongera kwisuzuma, uwaba akifite imitekerereze agashaka uburyo yitandukanya nabyo, ariko tuzirikana yuko n'abaturanyi bacu bakiri muri iyo myumvire. Tugomba guhagarara tukongera tukemeza kuba umwe, tukarwanya ikintu cyose cyisanishiriza n'ibimenyetso bya Jenoside, kuko ibyo bimenyetso by'ibanze by'ingengabitekerezo byo kwigisha amacakubiri nibyo byayibanjirije kandi byo Jenoside, ndetse dukomerezaho twubaka igihugu cyacu. Uyu munsi rero tuba twibuka ibyo bintu byose kugira ngo dukomerezeho, turebe aho bitameze neza kugira ngo dukomeze tubinoze. Turibuka rero ku nshuro ya 32 mu mwanya turi bukurikire ubutumwa bukuru buri butangwe ku rwego rw'igihugu. Turagira ngo izi gahunda tugiye gukorera hano tuzihutishe kugira ngo tuze kumva ubutumwa bwateguwe, ariko ndagira ngo nibutse ikintu kimwe. Hano Midiho ko twibukira Midiho amateka yayo mwarayumvishe cyangwa se murayazi. Hano tuhafite Abatutsi barenga 400 biciwe. Turacyafite abakoze Jenoside batarahanwa bose bakiri hirya no hino mu bihugu duturanye bibashyigikiye bikihembera ingengabitekerezo. Turacyafite imibiri y'abacu bishwe tutarashyingura mu cyubahiro, harimo n'abaguye hano Midiho. Uyu ni umunsi rero wo kongera gutekereza, kurebera hamwe kugira ngo dukumire icyakongera kudusubiza muri Jenoside, yuko ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu nta gikwiye kongera kudutandukanya, kuko twabonye icyadutandukanyije aho cyagejeje igihugu cyacu. Ariko nanone uyu munsi ni umunsi wo kongera kuzirikana yuko abakoze Jenoside, ababashyigikiye baracyakomeje umugambi wabo. Ni umunsi wo kongera kuzirikana ngo Jenoside yabaye ntikwiye kongera kubaho. Kuri uyu munsi ni ikintu kijyanye no kongera kwibuka yuko amahanga yadutereranye muri Jenoside. Abanyarwanda tukumva yuko ari twe twahagaritse Jenoside, tunaboneraho gushimira ingabo zahoze ari za RPA n'umugabo wazo w'ikirenga ari zaje kuba ingabo z'igihugu, Nyakubahwa Paul Kagame wari uzirangaje imbere perezida wacu. Ni umwanya wo kongera kubashimira ubutwari bagaragaje, ariko twongera kuvuga tuti cyangwa irondakoko uzabihirahira nta mwanya tumufitiye muri sosiyete yacu. Turagira ngo nk'abayobozi bari hano, urubyiruko cyane cyane, nimwe mizero y'igihugu, turabasaba kwirinda ingengabitekerezo imwe yo kwishyiga, mube amizero y'igihugu cyacu, kuko nimwe bayobozi b'ejo b'igihugu cyacu, kandi tuzi neza yuko ingaruka mbi
zibanza kugera kuri mwebwe iyo tuzaburangaraho kuko n'umurongo duhabwa n'igihugu cyacu, ariko tugakomeza no kureba kure vuga ni ibijyanye no kurwanya ingengabitekerezo yaturuka hariho hose, twumva yuko nta wundi muntu uzabidufashamo ni twebwe ubwacu abanyarwanda. Tugomba rero kuba ku isonga tukarwanya ingengabitekerezo. Abanzi b'u Rwanda barahari ntaho barajya, ariko abanyarwanda turahari n'Imana yacu tuzabatsinda. Perezida wa Ibuka mu murenge wa Mukarange Minani Francois yasobanuye ko bo nka Ibuka bakomeje gukora ubuvugizi kugira ngo abakoze jenoside batarahanwa ubutabera bukomeze bashakishe. Anakomeza avuga ko kugeza amagingo aya abarokotse jenoside babayeho mu buzima busanzwe nk'abandi banyarwanda bose. Aha kuri uru rwibutso rwa Midiho ku rusengero rwaho rwa EAR niho haguye abatutsi basaga 400, nyamara akaba nta n'umwe uraboneka ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Gerard Ndayisenga, Voice FM, mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza.